ndabahaye ikaze mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro tubagezaho kuri chaîne yacu ya YouTube yitwa Kwisoko TV. Nitwa Faustin. Tariki ya 22 Gashyantare buri mwaka isi yose yizihiza isabukuru y'amavuko ya Baden Powell. Ni umugabo washinze umuryango w'abaskuti ku isi. Uyu munsi ku Isoko TV yabateguriye inshamake y'amateka y'uyu mugabo w'intwari cyane washinze umuryango w'abaskuti. Uyu muryango wareze abatari bake, abawukuriyemo ndetse n'abo wahaye uburere n'ubumenyi mu kumenya kwirwanaho mu bihe by'amage, bawuvuga imyato. Abenshi bati uwabayeho umuskuti ahora ari we. Nawe ubwo ati kwitwa umuskuti biroroshye ariko kubaho giskuti biragoye. Aya namwe mu magambo dusanga namwe mu bakuriye muri uyu muryango w'abaskuti ndetse bakaba banakiwurimo. Abaskuti babarizwa mu byiciro by'ubuzima byose, abato, abakuru ndetse n'abakuze. Benshi bamuzi nk'intwari yashinze umuryango w'abaskuti ku isi hose. Amazina ye ni Lieutenant General Lord Robert Louis Smith Stephenson Baden Powell Lou Eveye cyangwa Impesa, bisobanura mu Kinyarwanda ikirura kidasinzira. Yari umusirikare w'umwongereza mu mwaka w'1876 kugeza mu mwaka w'1910. Baden Powell yavutse tariki ya 22 Gashyantare 1857. Avukira ahitwa i Paddington i Londres mu Bwongereza, aza kwitaba Imana tariki ya 8 Mutarama 1941. Apfiriye mu gihugu cya Kenya ku musozi wa Nyeri, ni naho yashyinguwe. Uyu Baden Powell usibye kuba yarabaye umusirikare muri iki gihugu, nanone kandi yari umwanditsi w'ibitabo bitandukanye ndetse akaba ari nawe washinze umuryango w'abaskuti ku isi hose. Mu Rwanda uri mu miryango ukurikiwe n'urubyiruko rwinshi cyane, ndetse uwo muryango ukaba ukomeye kugeza na n'ubu. Abenshi mu baba muri uwo muryango usanga tubasanga mu bigo by'amashuri bya segonderi bitandukanye ndetse no muri za kaminuza. Ubuzima bwa Baden Powell ahanini bwakunze kujya butungura abantu cyane bigendeye ku butwari bwaranze uyu mugabo. Yize amashuri yisumbuye ahitwa Rose Hill School, aho yiganaga n'umwe mu bavandimwe be yakundaga cyane witwaga Augustus. Uyu nawe akaba yarapfuye. Baden Powell yabonye ibihembo bitandukanye aho yagiye yiga mu mashuri, ndetse ahayiga mu mashuri yisumbuye nibwo yatangiye kujya himba udukino dutandukanye, ndetse utwo dukino n'ubu ngubu nitwo usanga ababarizwa muri uyu muryango w'abaskuti bifashisha umunsi ku munsi. Ndetse icyo gihe abana biganaga na Baden Powell nabo bageze aho bakajya bakunda uyu mugabo cyane bitewe n'utwo dukino yabigishaga tukabanezeza. Baden Powell rero yatangiye uyu muryango w'abaskuti ku giti cye, ndetse anatangira kujya ahimba utwo dukino mu buryo butandukanye. Gusa mu mwaka w'1908 nibwo uyu mugabo Baden Powell yaje kwandika igitabo cyitwa Scout for Boys, aho yari ari mu ishuri ryisumbuye rya Charterhouse, ndetse aza no guhabwa ibihembo bitandukanye kubera iki gitabo. Mbere gato mu mwaka w'1880 aho uyu mugabo Baden Powell yari yaragiye mu gisirikare cy'Ubwongereza ariko akagikorera mu gihugu cy'Ubuhinde, nibwo yaje kongera yandika ikindi gitabo cyitwa Reconnaissance Scoutisme. Ibindi bihugu Baden Powell yabayemo ari umusirikare na Afurika y'Epfo, aho yakomeje yamamaza uyu muryango we w'abaskuti. Umuntu yanavuga ko uyu muryango we waje kugenda waguka ubwo uyu Baden Powell yari umusirikare. Ibikorwa bya Baden Powell ni byinshi, harimo intambara zitandukanye yagiye arwana ubwo yabaga mu gisirikare, ndetse n'uburyo yagiye ashyiramo imbaraga mu kubungabunga amahoro ku isi ngo yagure umuryango w'abaskuti ugende waguka ku isi hose, ndetse nk'uko intego yawe bivuga, guharanira kuzasiga isi ari nziza kurusha uko wayisanze. Umuryango w'abaskuti wageze mu Rwanda mu mwaka w'1968 uturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, utangirira mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare. Ubu ukaba urera urubyiruko rwinshi cyane rubarizwa mu bigo by'amashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza. Amagambo y'ingenzi Baden Powell yasize avuze agaragaza ubutwari bumugira icyamamare ku isi. Irya mbere yaravuze ngo umuskuti ahora iteka yiteguye, nta kintu na kimwe gishobora kumubaho kimutunguye, ndetse abazi icyo ari bukore haramutse habaye ikintu kitari cyitezwe. Ikindi cya kabiri yavuze ngo burya mu buzima ikintu cya mbere cy'agaciro ni ukugeza abagenzi bawe ku byishimo cyangwa gushimisha abagenzi bawe. We yarivugiye ati ntabwo tujya dutsindwa cyangwa ngo tunanirwe iyo dukoze ibyo dushinzwe neza, ahubwo dutsindwa iyo twirengagije gukora ibyo dushinzwe. Nanone Baden Powell arongera ati umuyobozi nyawe w'umuskuti yigisha gukina umukino ariko nawe awukora. Yongera yungamo ati iyo wigisha umuskuti uramutoza, ntago umutegeka. Nanone arashimangira ati dusige isi ari nziza kurusha uko twayisanze. Lord Robert Louis Smith Stephenson Baden Powell Lou Eveye yakoze byinshi, ndetse namwe mu magambo menshi yagiye avugwa n'uyu mugabo akoreshwa mu buzima bwa buri munsi.
mu mwaka w'igihumbi 1912 Baden-Powell yashakanye na Olave Sinclair. Uyu babyaranye abakobwa babiri aribo Heather Grace ndetse na Betty Clay Baden-Powell n'umuhungu umwe witwa Peter Arthur Baden-Powell. Pour les francophones, Baden-Powell naquit le 22 février au 6 Stanhope Street, actuellement 11 Stanhope Terrace, dans le quartier de Paddington, à Londres, au Royaume-Uni. Il est le plus jeune d'une famille de 7 enfants, 3 frères et 4 sœurs. Robert Stephenson était le nom de son parrain. Fils de George Stephenson, pionnier du nerf. Son père, le révérend H.G., est pasteur protestant et professeur à l'université d'Oxford. Il meurt alors que Robert n'a que 3 ans. C'est sa mère Harriet Grace Smith, naturaliste de profession, qui se charge de l'éducation de ses enfants. En 1870, il rentra comme boursier à l'école de Chethouse. Ceci se passa des enfants que l'école a s'établi hors de Londres. Il passe la plupart de ses vacances en mer avec ses frères aînés, découvrant les côtes de l'Angleterre. Baden-Powell tente sa chance à l'examen d'entrée à l'Oxford. Il échoue lamentablement dans une première école, puis dans une seconde où on lui conseilla d'abandonner tout espoir d'universitaire. Son échec provoque une profonde consternation chez les Baden-Powell où tous les enfants accédaient aux études supérieures et les achevaient. Au milieu de la défaite et du pessimisme, c'est lui-même qui trouvait par hasard la solution en découvrant dans un journal une annonce concernant un examen d'entrée dans une école d'officiers. Il décide de tenter sa chance et il réussit avec succès. Sa place est dans les 6 premiers, les dispenses de 2 ans d'école préparatoire. Il est promu sous-lieutenant 3 mois plus tard et a rejoint les rangs 13e Hussards comme spécialiste dans la reconnaissance, le relevé topographique et le rapport. Son succès fit tel qu'il devint bientôt instructeur. Après avoir quitté le collège, Baden-Powell partit avec son régiment pour les Indes. C'est là-bas qu'il entra dans sa carrière d'éclaireur militaire. Il a poursuivi en Afghanistan. Il eut la chance d'avoir pour supérieur le colonel Sir Bakar Russell, officier très simple qui attachait plus d'importance à l'initiative chez un soldat qu'à la reconnaissance d'Hydrie. Baden-Powell ku myaka 3 nibwo yabaye imfubyi kuri papa we wigishaga muri kaminuza ya Oxford imibare.